iterambere, sibyo? Wakumva yuko yacomokamo akavamo, nubwo ntawe ujya inama n'ubu buzima. Ntabwo tuba tuzi ngo ejo buzaba bumeze gute. Imyaka tuba dufite tuba tuyizi, ariko ntabwo tuzi ngo tuzamara ingahe. Ntabwo tuba tuyizi tuzamara, ariko tuba dufite icyizere cy'uko twagera kuri byinshi twifuza kugeraho. Ariko kuko dupanga byinshi, na Satani niko apanga ibindi. Aba yumva yuko twazahora muri ya si y'umwijima tukagendera muri ya nzira Satani ashaka ko tugendamo. Kandi Satani, ikintu cya mbere Satani akora, iyo agiye gukora ikintu, ntabwo ikorera mu muntu, igutereza umuntu. Uwo muturanye akaba ari ukugira ishyari. Ubwawe buri kintu cyose wakora ikintu cyiza ugasanga yakigwanyije mu bantu, ni ukujya mu bantu akagusebya kumva ko ntawe uri we. Nijyo shyari riri hano hanze. Mbese waba uri umusore watekereje ku mafaranga yawe wihigiye, wasabye byavuye ukuye mu mbaraga zawe, muri bya bindi bikugoye, ariko we ntashaka yuko ugera kuri byinshi. Wari ukukubona yuko ibyo bintu wakoze ni bibi, wari ukukubona ngo uriya ni umwirato, ko biriya ngo ni ibiki n'ibiki n'ubugoryi. Ese ko nshimye yuko ibyo bintu wabikoze urimo urandwanya Justin, kuki utanatekereza yuko imbaraga uri gukoresha urimo ndwanya kumva yuko ntagera ku ntego zanjye cyangwa kuri cya kintu napanze? Kuki wumva ko utazikoresha? Uri gufata umunwa uri kuwukoresha urimo ubwawe uvuga ati iki ntaho kizakugeza. Ubwawe nakoze ikintu cyiza man, ubabajwe nuko wakoze ikintu cya danje, ntabwo wumva yuko nakagikoze. Uri kumva ko wahora undenze, nkumva ko njye nahora munsi yawe muri ubu buzima. Imana igira inzira nyinshi icishamo umuntu, kandi Imana ibizi n'uburyo umuntu azabaho, ibizi n'umuntu azabaho. Ushobora kunyanguka ukumva ko muri ubu buzima ntaho nzagera, ukumva ko ntaho nzagera n'intego y'ahazaza ntayo mfite. Kereka Imana ibyo yabikoze ikavuga ati wowe runaka, ati njye ntaho uzagera. We muntu njye reka mabwire inshuti zanjye, icyo nkora mu buzima bwanjye nkorera mu kwizera. Nkorera mu kwizera, nzi ko Imana ibaho, ikora byinshi by'ibitangaza. Nubwo rimwe na rimwe ndi umwana w'umuntu ndakosa, ariko nzi neza ko Imana ibaho kandi ikora ibitandukanye. Ntabwo nzibwira ko mu buzima mfite hari uruhare n'uru rumwe kugira ngo mbugire mbifiteho. Abaye atari Imana, ntacyo naba ndicyo, nta naho nagera muri ubu buzima. Niba uzi neza ko ushobora gufata mugenzi wawe ukamwifuriza ikibi ukumva ko nta hantu yagera, nshuti yanjye urimo uragurwa n'ubusa. Imana ikimukunda ifite icyiza yamuteganyije.